ndabasuje mwese mwakoze subscribe kuri YouTube channel Bwiza TV. Nawe utarayikoraho nago wacitswe cyane, n'ubu ngubu wakanda subscribe ubundi ukazajya ubasha kubona amakuru yacu uri mu bambere. Ku cyumweru tariki 11 Werurwe 2018 nibwo mu Rwanda humvikanye inkuru y'urupfu rw'umushumba wa diocese ya Cyangugu bona undi Musenyeri Bimenyimana Jean Damascene, ubwo yapfuye azize uburwayi bwa kanseri mu maraso yari amaranye igihe kirekire. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'inama y'abepiskopi mu Rwanda rivuga ko Musenyeri azashingurwa tariki 16 Werurwe 2018, itariki ihura neza n'itariki yahereweho ubwepiskopi, dore ko yahawe ubwepiskopi tariki 16 Werurwe mu 1997. Musenyeri Bimenyimana yapfutse tariki 22 Kamena 1953, avukira i Bumazi muri paruwasi ya Shangi muri Cyangugu. Yatorewe kuba umushumba wa diocese ya Cyangugu tariki 18 Mutarama 1997, ahabwa ubwepiskopi tariki 16 Werurwe 1997, aho yari afite intego igira iti in humilitate et caritate, bishatse kuvuga ngo